Ndi papa Sava. kibazo ufite? Uyu nguyu ndakubaje ngo urumva nta kibazo ufite? Uraza ukamanuka neza ukaza ugaca ku muntu ukinjira nta no kumusuhuza nta namwiriwe. Njye nirwanye nawe naranye nawe ku buryo uzi ukinjira nta no gusuhuza umuntu. Kugira se ngo byinjize iki? Kugira ngo binyinjirize iki? Abandi se basuhuzanya kubera ko ari cyo bibinjiriza. Iyo ni discipline n'uburere. Ugira ubwenge. Ahubwo se ugira uburere? Ugira ubwenge. Guraje wikunja aho ngaho nkarase bafunze mu rukweto ndatungutse uraza nkanaguriye amaso uri kunyirebesha utyo. Kuko ubona ugenda kumbi nta n'ubwenge ugira wowe tono vide. Tono vide. Ngaho ushaka kunuka se? Kamera nashwana nawe ndabizi ubwo yagurutse ubutangiye gucaginga. Ushaka kunuka se? Ngaho ariko buriye ntukwedura uwo munwa ngo ugira ngo udusha amagambo. Okay, ugende gake rero. Ngaho ntuka. Nabo mutuka ariko kweka mwihorere. Ungana nawe ibintu by'akantu kangana gutya bikunanire. Sire kuvuga ibiki? Ibintu akantu kangana gutya kakadonyore kakunanire. Hakuntu usaba amafaranga 250 nagize akabazo amafaranga ugatwara. Heje mu gitando nashaka gukoresha inzara ukagenda nkaguga amafaranga ukagenda ukazikoresha. Heje abundi ukagira gutya boce umunsi urimo kurya itongo ry'abazindutse. Dore uko umeze nk'udatekereza. Tangiye kunyurira se? Jya wenda rikiye uturoshete twazingaro haguha amagi arimo neza cheese nkaguha ntagwemba gusohokana hari ikintu namba ntagukoreye ariko akantu kangana gutya ko gufasha service ifitiye akamaro ikagwinira ubuzima n'ushobora kwitekereza wakicucu. Utangiye kunyurira? Koreka ngene ntabwo utangiye kunyurira nta n'isoni utangiye kunyurira we ibyo wakoze hakabagabo baragwira kuko ubuse nkawe tukwita iyo utinyuka ukavuga gutyo ceceka nceceka iki utangiye kunyura ibyo wankoreye mbwira niba ubishaka ngiye mbikwishyure ugenda wicare we wanyishyura icyo ukurikije ukuntu wowe wagiye undi bitsi wowe sinzi ndashaka kugira ngo abone ubuti cyangwa ari umwana wakoze brad show wangiye kujyayo nkaguhita cyangwa ngo no kugira urumva cyo umuriro wabuze nkawugura nta kintu washyizemo cyo igitanda kirakakatugura igisha nkazana amaburo mashyashya yo kugifunga wowe umeze nkaho uri jewe ndi umuti urimo gwaguramo ubuki jewe nkaho ndi umuti wa so cyangwa nyoko wowe akakosha utangiye kumenyera ababyeyi banje digidi urashaka kumenyera ababyeyi banje utaza gutuma nkugurukana bakubwira nabi aho ufite ikihe kibazo vuga ikibazo ufite ureka nibaza ukuntu nta bwenge ugira nibaza ukuntu uraho ngaho nawe ufite utangiye ngo nyoko nawe ariko sha nawe nyoko nawe nyoko naza kontoka ngewe gatuma rwose ugatuma nambara kamera nyoko nawe mazi iminsi jewe nicujije ndavuga ni ndashaka kubana neza n'abantu nawe urimo ariko ubu ngubu jewe ndamutse ndakaye nagukubitira mwigunira nkagufata ngagukubita ucuritse wambaye silipe wowe kumurira feri y'akantu gatoya umuntu aragiye uragiye uradabagiye ibintu bigomba kugira icyo utazi ni iki wowe acabari wewe vuga ikibazo ufite ureka kuzunyurira nyoko ibyo wampaye inzu y'iki 250 mu imisatsi uravuga ngo twajya ngo wabikoreraga iki ndakwiye ndubwiye ngo wowe hari undi uhetse se
ntumenamenyere ntongeye no kunyurira wowe. hari igihe ujya umbwira nabi ngashaka nka buri kintu ngukorera nka kwihorera wagira ngo uri kubwira umuntu asikibara. kandi reka nkubwire madede reka nkubwire nuko iyo ubigikara mba ngukaraza inshyi ni gute ubu ngubu igihombo kingana gutyo unteje ntabwo ngaruye dosiye ntabwo zibonye kwicara ukashyira ubwenge kujya ukagenda ukavuga uti igihe ibintu bantumye ngiye kugenda mbikore mbitekinike ibintu birangire uhindura ubuzima nanjye mpindura ubuzima ubu mu kanya ugiye gutangira uvuga ngo urashonje wibeshye urya chat fata telefone urya chat abarizo urarira wumvise ikintu mubwiye ndakwiyamye digidi ndakwiyamye reka nkubwire ntabwo ugiye nshobora kugutunga abaje muri uru rugo urumva niba udashobora kwicara ngo ushake ibitekerezo wigira inama we naguhaye igitekerezo cacaka se hari icyo mba ntakoze njye hari icyo mba ntakoze nanjye ndakukubita ariko ngo mugire inama nkubwire ngo tugende wowe nkorera feri akantu kamunyesho gato kakunanira niba atari ibanga wabinanijwe n'iki digidi njye n'iki ntakoze se ni iki wakoze se ahubwo wakoze iki we wakoze iki ubu uri mu byizi mukwe ntako watagize ababyaza ntacyo batagize ubu nanirwa no kumutega televiziyo byibuze kugira ngo acaneho gatoya maze iminota y'icumi ibintu byanjye bikunda ntusanjije yari kuba yimuye wamushyire mushiki yari kuba yimuye hano insinga ariko wacomoye ngo agiye wamushyire mushiki wawe ariko ntufite bashiki bawe tazane ibyo bintu kandi gucanisha televiziyo zanjye hirya no hino kwa nini we nta bashiki bawe none se utwungutse ndakwiyamye gushingukeho ntacyo ntakoze nakoresha imbaraga zanjye zose n'ubwenge bwanjye bwose aho byangiye ubwo byaranze ubwo byanze rero nanjye bigiye kwanga ngiye kugukupira amazi n'umuriro ntakurya uretse se uri gucura mu bahungu ntakurya nunarya ubwo uzajya urya ibidafite uburisho icyo ni icyambere icya kabiri sinzongera kurana nawe kandi urongera kuvuga gutyo ndagukupita ukuntu ngukunda n'ukuntu ngewe umpemukira hari umunsi wowe ariko sha nuko umbwiye digidi ndakubwiye ngo tuze umuntu aza kangata ukanga abantu ukanga umuntu twagira ngo uri kubwira umwana w'uruhinja w'imyaka 3 cyangwa 5 nta n'isoni wamenye narameza amenyo peti n'undi munsi ntuzongeye kunyurira wamenye narameza amenyo hari igihe nzayarandura urimo kwigira nzayarandure turebe sawa ni wese wayamejeje kadigidi bimeze bite madede mwageze hasi yego papa muraho uwiteka ashimwe Yesu Kristo ahabwe icyubahiro amena digidi muvandi ndasha ni njyewe ukabyarawe nyakugira inkumezi ute meze neza kubera mwana wa mama biteze umva amahoro ni kabisa ubonye ko ibintu byabaye sawa buriya gereka nkubwiye urukundo ngiye ngukunda mwana wa mama ni izina ry'Imana ngiye buranda umuntu ushobora no kujya munsi y'ikamyo ikanyicisha ipine sinake ariko nanjye bo ntabwo urwo rwego narundi ruriho ariko navuze nti karamu ni ingurube nzajya mu kiraro cy'ingurube 20 zindumire rimwe ibirenge burya ese uzi ko bavuze bati proje yigemo ni wowe uyikwiriye papa saba nakubwira se nakubwira buriya ngewe urabona za ngingo zo hejuru nayo nakubwiye kare nayo nizeye ko zikunda dore ubundi byerekana ari imbizi ndatekereza ndavuga nti papa saba ni inshuti yanjye n'umuntu twarirana n'umwana twabanye mu bibazo buriya ngewe nkagira n'ikibazo urumva cyuko iyo mbona urimo wishakisha nk'uku nguku njye narakagufatanye nkavuga ni se umwana wa mama hari iki niyo narizi ko nanyanga burya ngavuga ni buriya ngirira ishyari yagize ko yarapfiriye ubusa yari gupfiriye ubusa ariko ndica ndavuga ni reka papa muzanzabure nawe agira byibuke nk'abandi reka nkubwize ukuri uwiteka Imana ishobora byose noneho nagiyeyo barambaza wize aya mashuri ndababwira primaire secondaire ntago wabonye ko akantu bakubajije buriya kara ntikajya kabura muri interview ni iki cyatumye uza gusaba akazi hano
ntigashobora kubura. ndababwira ibintu byose ndababwira mbabwira district mbabwira umurenge mbabwira ni aho hantu hose ngiye mageze muri ibi bintu bya environnement yego ndi tayari ariko buriya bahita bavuga bati umva ikintu cyatumye none urebe ikintu cyabampaye nabwo ibintu bya terase zino iyo wibagirwa ibintu bya single use plastic byo kwirinda kwanduza ikirere cyangwa kwanduza ibidukikije abantu batitaye ku bintu by'amashashi n'amaplastike atabora barimo kuvuga ibintu bya recycles recycling nyine iyi myanda harija niho bavuniye imyanda y'ibyuma ijyukwaye ndavuga yibora ijyukwaye itabora ukwayo voilà barambwira bati kariya bati sisure yego ndabwira ni nanjye ntuye mu misozi yego ariko terase laterale demi-cercle ugahita watera ibiti bifata ubutaka noneho akantu kandi igihe buriya kanka noneho njye nababwiye biriya biti byose bivangwa n'imyaka oya bisekereta za produit zangiza ubutaka nk'inturusu n'iki ntabwo bigomba guterwa aho hantu hagaterwa ivangwa n'imyaka noneho buriya kubera ko biba birayangiza uza akabanga kajya kuzamo mbabwiye ikintu bita symbiose mbabwira kandi kantu bita noneho commensalisme ariko bati nibuze ibintu by'inyange babwiye bati nibuze ibintu by'inyange hejuru y'inka yego ukabuza ibintu by'ibihumyo ibihumyo amashampi na za rige ku biti ukamenya incaranyemo batakazanaka uza hano njye nari kukuvunira mu ivi buriya uretse ko ntabyitayeho cyane nari mfite amapaje y'inyuma nari mfite ikintu biyita ibiti by'imbuto ziribwa politiki yo gutera igiti mu rugo neza ntabwo mbifita ibyo se si ariko bashakaga ufite masters kandi ufite lisansi niho nagukonyoza masters niyo yangongeyemo ariko nanjye kuba naragutekereje nkakurangira akazi byari sawa hanyuma ubwo turabyitwaramo dute noneho rero narinje kukubwira ngo ushimira nti warakoze buri uko bizagenda bigenda kose nzagenda ngufasha umunsi ku wundi ku buryo ibi bintu twabibanamo yego ntihagire ikibazo kitubonekamo haribi iyo ugenda utera imbere kandi imana ihora ihoze nta hasi madede reka rero musezere Pasava ndi hano bitewe madede Pasava uraho neza mbese ute twari tuburanye ariko ubwo iyi minsi ibiri ishize utaraza wumva umeze ute twari dukumburanye umeze ute meze neza bite ariko uraberewe arakoze ariko kora zirakubera arakoze Pasava nese ko wambaye ombo ari kutatebeje ntibagiye gutebeza mutebeze se ngabisenyera sibyo mba nkubwira ni wowe oya ngaho urebe Firias ufite uburaya we ariko sawa abona ko mba nagondetse nk'amakabutura nk'atatu nabona gutatebeje hano naragutebereza none se undi hari ukavuga ngo wari usatse iki ukavuga ngo ubwo hari ikintu wabona hari ikintu bagikuraho ibintu by'abaturage kirazamuka hejuru bari babona abantu bajya mu bukwe ugasanga nk'iri kote niba riciye inyuma riragumye riradoze ugasanga ku ikote riradoze ntabwo ari kodesha ariko nanagufungira nkagufasha se kugira gutya se comekamo n'aha comeka hose ni ugucomeka bite umeze bo
none Isa. okay Sha. pasava ya uzi icyabaye barampamagaye ngo njye mu kizamini cyo mu kizamini kiki kiki utekiki madede barizi miliyoni mbeshye se beturure barizi miliyoni urabona 20 na zingahe 28 cyane 20 miliyoni 28 kashi fura Rwanda ikese kugira ngo notere ishaba haryo tumaranye igihe kingana icyumweru 2 uzi ko hari umukobwa tumaranye imyaka 2 ariko ibintu bye byose ni inyatsi ndabyuka namutekereza nka sitani nakora puramvuga nireka njye kudepoza umva bati umuwanyu nkavuga ni papa sava kikone byerangre ero français je sais au moins swahili nzi kinyarwanda kinyorosheje mu nyorosho nzi biologie nzi chimie nzi maths physique nzi physique nzi entrepreneurship ntaziriki ariko buri gihe umva mfa kumute ntabwo ari kuvuga ngo ndamubonye uzi bya bindi bavuga ngo ubona inturo ngo izi gusanga mu gitondo ngo ubwo ngubwo ngo kwisha manene oya mutekereze mvuge nti naka ntabwo ngiye kumuvuga izina ibana nsitara kuva hano mpaka kuri kaburimbo imodoka umushoferi yagira ngo ari agisere urabizi ko nta perimi ngira kandi burari ikosa nakora imodoka ndayizi ariko si nshobora kujya kuri vura ntafite iki perimi itobokera umupine w'imbere twagera pfiriya hariya kwa piganze zuwa kabiri twagera kwanuza kwa nyiripindu waga kubera kumutekereza wa n'umushinga biteze ni sawa pasava wasize utwara neza nukuri gusigira we ubona usigira Ewana aragerageza kabisa Davis wanjye azi gusiga uravuga ngo nde yitwa Davis niwe unkorera inzara niwe unsigira nishizo ngo wawe oya ntago ari wanjye oya nuko ari oya kufasa ariko nawe Davis wawe oya ni Davis uvuga uti Davis usigira inzara ngo wicara ari ibindi papa sava ndajyana hari uturahure nzane tuve tuvuga ariko dufite nicyo turi kugushira ibyumweru 2 umaze hano ubure kuvuga ngo naguza ibirahure mba nigize umushitsi uzi ko hari igihe uzandahakaza ngakohereza iwanyu wahita utsindwa muri disipurine vraiment 0/10 ahandi mumeze neza se gira vuba ariko ngiye mu kazi ngaosha uri amashini sya konkasa surya uzasya amasara bwayo ariko kuki musatsi reba arahari amapurato uvugishe nawe wakoze bo hanze ariko matete ushaka kuvuga ngo bosi ngo aba ari njye uzajya nidodera inkweto wa bigabanyamo logique kutazambwira ngo nimesere n'amantoza twasega ndabona ibintu byangara wagira ngo sinzi ukuntu yari bimeze asaba kanze nzega urashyuhama icyo kunywa uranywa kawayini ndabona imwe ndiyerana ahantu umuntu atamenyereye biba byashanje icara hariya nta kibazo nyine kuko akawayini n'akawe ngewe ndanywa amazi sava amazi kandi amazi rwose iyi wayini nayize ngo tuyisangire nta bintu by'amazi ariko reba ndi imbere y'abajyaji bari kumbaza ibibazo kuri miliyoni 24 njye kuba 28 uri kwibagirwa none se nyine
ntabwo se bapasaba ubwo urumva ushaka kugenda ukansiga koko gusiga gusiga ese ndahunza se oya ntabwo wasiga nawe muri iyi nzu ibaze nawe ako pasava ubu koko ibyumweru bibiri tumaranye koko iyo ndebye ubona madederi nta kantu k'urukundo mbonamo oya urukundo se narugaye wa none se gute naza kukureba ukambwira ngo ugiye mu kazi kandi nje kukureba ariko mbavuga ni madederi mwiza gutya kugira ngo nzamugumane ngomba kuba mfite iki ukeneye gukoresha imisatsi ese kuki ubutambaye amahereni byari ibintu no jamais umukobwa uri naturere nkanjye wamukura hakujya umbona ni watoboye amatwi se aratoboye ariko sinkunda kwambara amaherena sinkunda gukora makeup ibintu byanjye byose akenshi biba biri urabona ngiye nisize ibintu bya makeup kugira ngo ninkwegera ntabigusiga akuzi kujya guhobera umuntu gutya ugasanga ibintu byose wabimusize neza pasava oya gerageza kabisa umwe kuri kawayini mbo urareka mubwiza ukuri mbo mubwiza muri edukasiyo batubwiye ko buriya nta muntu utagira amakosa ariko uburyo ayo makosa uyahisha abandi nibwo bwenge iyo ni etike kuki ngiye kujya mu ikizamini kibazwa ndi kuvuga imbere y'abantu bakajya bumva arukori batumukira kandi ushobora gusanga no muri pano harimo n'abarokore batanywa inzoga ako kazi ntakabona mbese ntabwo uzaba ukeneye kurya neza madede ntukunda inyama ntukubise ikidari ntuneze oya ndakubaza ndeba ntukubise ikidari ntunezererwa cyane kuki wifuza yuko ako kazi ntakabura kandi ibyo bari basabye byose lisanse masitazi sante environnementale byose mbiriho pasava urajyayo rega n'ubundi ntugire ikibazo urajyayo pe ufite sangahe pe telefone yanjye reba ngiye yazimye ntabwo nayisharije nta telefone ufite hano hafi nyisize mu cyumba pasava aramereka mbanze ndebe telefone Papa Safa. Papa Safa. Oh my God. Jesus Christ. Papa Safa. nayo cyane mazi oya buretse urumva no kuvuga ngo umuntu wagiye muri interview yagiye kunyaragura okay papa okay buretse gato basi kamaze nkarabizi kimere ariko reka ngendesha oya papa Safa mbabara rwose ngaho karabavubuze hanyuma ngende pe karabavubuze karabara mwereke boya nge nakarabye nta kibazo na kimwe mfite Safa rwose ntabwo ibyo bintu wabimwana ndakwinginze mbabarira gusa ntubizi ko ngukunda oya cyesa ubu ntabwo uri kubibona uzi ko ari nta kantu ubonamo noneho kera navuga nge nta hantu na hamwe nzatepoza uri kumva naravugaga ni madede naravugaga nti ngiye Papa Safa nta hantu na hamwe nzadepoza nzikorera ku giti cyanjye ariko ibi byumweru bibiri havuze rero naho umukobwa ashaka abahungu batikira ngomba kudepoza kugira ngo nitware neza nzamukukane sibyo oya nta kibazo urajyayo rega ntugire ikibazo n'ubundi urajyayo noneho isaha zageze
reka ngende reba zo kujya ibi byari biki kandi ari byo nshaka ko ari ibintu nzanye kwe yesu ya ngamba nagutekereje kandi abizi ko ifi ayiga Petero yihakana Yesu gacwa urabona wagenda tudasangiye umva amadede ahangaha iyi si ifi imwe ihagaze 20 na bingahe 25 none akompanye 25 tekereza ko ngiye gukora amafaranga azavamo amafi akiyongera amafi sibyo umva nyine icyo nshaka kukubwira waretse buretse nyine nyumva ntabwo ushaka kunyumva sinanjye wanyumvise basi wajya uha umugabo ko ari umutware w'urugo kanya kuko urashaka kunsiga nje nkusanga nje nkushaka nyine ko ndi umutware w'urugo wajya umpa umwanya ukabanza ukanyumva umva nyine icyo nashaka kukubwira urumva waretse n'ubundi ko habura iminota 15 uko ari hariya mu gasantere nkagenda nkakora ikizamini nkaza tukarya iyi fi tugashakana n'ifiriti ko babiri taduhaza hanyuma tukabyita tubanze turyeregana naguherekeza ngenda guherekeza oya wibarinda mbere y'imibare iguteza imbere naje kukureba ego papa sava niwe naje papa sava banze wumve basi kamwe konyine nshara nkubwire oya ntabwo nongera mbabarira harabura igihe gito na kantu gato nkubwira wundi ugahita ugenda mbabara ko papa sava uko kumugabo na oya ntabwo nicara papa sava wambabare ngese ndakwanga iminota ashiri wanjye wambabariye koko umva ntabwo mbabarira basi nanjye mbabarira reka nkorera aya mafaranga ndabize ayo mafaranga turayakeneye ariko icara nyine nkubwire ntabwo nongera kwicara iminota 2 wowe urumva tunganya iyi fi ushyiraho n'agafiriti noneho ndaje ikize ese upasava kuko wambabane basi no kuri aya amazi urumva ndi kukubwira nti umuntu ugiye muri interview babe bakubaza uhaguruke uti mumbwire aho tuwarete iri kwese oya kuko wansiga koko ntago wansiga kabisa ntabwo byakunda abantu b'abagabo koko mubaho gutyo mubaho mu buryarya bumeze gutyo abantu b'abagabo ibyo bintu bizwi ku bagabo kwirwa mukina na muryaryana dore aho nibereye nzaba numva wowe wagira niwe wangira igishoro amagambo yose asusa kabisa environnement ngaya amaterase ngaya iki ni wowe ubona njye nta kango nundwa ngira ku mutima wanjye ariko reka nkusabira igihano nyagasana azagukubita intorezo y'ibiro 15 kuri urwo runwa rwawe amenyo uzasigarana bari uzacyura wanambere utaha ujye wiga kuba umugabo